kuko nari uwawe niyo mpamvu nsize wowe twagiye fata bene wanyu ako ntago wamfata nk'umujura mwana mukoboye umugore wanjye arakwirenza wowe fata neza mufunga muryame cyangwa muryamire imeri n'ibisongo mwangigera aya ni abana bacu twe turabyara ukavuga ngo baryamire ibisongo n'ibigero wihangane tugiye mu gasantere uwatwimye arajya tugiye mu gasantere nzi ko tugiye mu rugo ariko urugo singo egura ikigoryi ese iyo utaza kungira mu buzima bwawe byari kugenda gute nariyo kuba ndi muzima kuko wangize igihori ninde wavuze nyene se ikituma bwonko bwanyu bukira hepfo ni ibiyoga mwiyahuze sibyo aho kukubura nakubura aho yambura nakubura ukagenda umva ko twiganye uri umwana w'iwacu nta mucyara ariko kugira ngo mbure mambo jini ntabwo usimburuka wagenda sinku wagenda ukajyana nkarumwa uri mike ngonge wa mavere bakwe se mastegana stima ceri tumumwazi excuse moi ariko je nawe uvuza akantu tuziga mwa okakuye njyewe urabona ngo uri gihwini njyewe mfite mutwe nzi icyo bita je de pas français d'amour ni tutse excuse moi hajya bari bebazi sinigaga arya nyibuta byabihe damu sinabagwa kangana umugore ajya mfata nk'iki ishoshongo kira wirirwa gukopera uba n'uwanyuma none dore bihukiye kwicupa ntabwo byari ngombwa yuko ubibwira umugore ntabwo nabimenye nawe se biki nari ikimara mu ishuri hari ikimara ntabwo hari ikimara ahubwo byarangiye bigeze no kwicupa wimushyira hijota sheri wanjye wari ikimara utunga umugore mwiza nkana reba uyu nguyu wambara bogisa aturutse kandi bajuteze yatega se amafaranga gutega arayafite mutuye na kure mugire nawe urayimaze ntabwo nayimara mutamu tugurane shyira gutya turebe Wese mwaritse ibi bintu by'ibiyoga ko ndumva nabifata nkabita ndumva nabifata nkahita mbije kunyokura mukubita n'inyuma mwoshye mukubita n'inyuma reba kineye umugongo ubu se kino gisaza kuko twebwe turi imanga uw'inyuma ariko mukubita uw'inyuma ubu se koko atakukubita uw'inyuma urumbi 10 nategesheje mva i Kigali none ariko mana yanjye kuki utabitwoherereje kuri telefone ngo tubinywe ni urukundo mbakunda none nsanze mubaye mu buzima bubi nsanze mubaye mu buzima bubi shubyo tugende nimba hari umuntu najya nekereza nawe urimo kuki se njye nabategereje nk'abasura reka nkubwize ukuri umeze nk'indagara nigeze kujya ahantu mwirimbi mbona umupfa avuyeyo rero nanicara mbona umuntu atungutse nongera ngo umupfa undi ko wari wicaye ubu nari nzi ko mu cyaro mumeze neza mwubatse mwaguze imirima mworoye mumeze nk'abandi babyeyi none inzoga zarabishe abana banyu se bari he wagicucuwe umva umugabo bwira igicucu bagusurire damuru karame arya uturutse nge nurutse i Kigali Nyamirambo City mu mugwa mukuru wa Kigali Kigali Nyamirambo biryogowe ariko mbabwira amakuru y'Nyamirambo Nyamirambo ngo hari umuntu wigeze kumbwira ngo wabaye akantu nkaka nyatunureka kantu mu basilamu bahaguhitana mu biryogo ni mu Barabu none nta nzoga zihagera ntago ari mu Rwanda oya subuga abasilamu bahuriye na Nyamirambo suzi ko nta nzoga banywa ariko rero kuvuga ni ugutaruka nimba iyo Kigali bambara mu bogisa gusa shawo bambara nabi oya
izi ni style ziba zigezweho style zo kwambara twarakeye style zo kwambara bogisa twarakeye twanze ubukene twanze kubaho nabi kwambara ntakeye nkamera nk'abandi kiratahutse none cyakimara cyanjye shuru sheri wanjye nukara umugore mwiza nikundira muza ku mutima muri runywere wowe mugabo mfite ndagukunda ikigali se ikigali haba abarabu gusa abanyakigali baravuga ngo one question amani kuri kumwe n'abantu bambaye amabogisi amani uzanze ari byo ndi kumubaza ndakwishimiye ndakunezerewe uru rugora iki kimara ni gishuti cyanjye iwacu ina gakondo yacu nina yagiye yambaye ipantaro agarutse yambaye bogisi niyo mpamvu tutazagera umwenda w'imbere bawita mwana wume mwagiye musirimuka iyi myenda niyo igezweho ku basore hano by'ibipantaro bibotsa mbese ubwo ntabwo nambaye ese iri zuba ubundi wowe uricikira reba none n'ibikabutura wambaye nimba n'ibikabutura n'ibipantaro jeri reka nkubwire mugabo wawe karame isokore umuntu mbese uje kure abantu babaga bambaye ndakora impana yanjye uru rugo abantu bo mu cyaro reba reba inzoga zarakishe ntarase gashyira ku mubiri yesu we daruye ese weho mugore kuki yiyahuza urwagwa winkorera ku mugore aje kungira inama winkorera ku mugore ubuze kungira inama wowe uza abana dufite umwana wonsa se buriya ntiyonka n'urwagwa uri kunywa n'iryarurya mbu ariko wowe wasinze ryari njyewe se mambo jini iyo wayinyweye ryari ariko ubundi reka uvuye njyewe mve mu gasante nongezeyo baransogongeje ndavuga ati okay gabo ndamusize yicaye mfungiraho ngaho amahe nka data izi si inzoga utaniga kiri kunuka tazanigira umugabo reba aciye mu mbuga yacu umugore wanjye abyuka goropa umugore wanjye abyuka gukora amasuku abyuka guhura uri gucira mu rugo rwacu uri igicucu wowe niyo mpamvu bavuga hewe abanyakigali ubusa abana banyu bo babayeho ute wambaye bogisa amahe nka data mwana wume abana banyu bo babayeho uzi kurutwa nanjye utayambaye ariko nkambara ipantaro yesi abaho umugisha mama avuye i Kigali yambaye bogisa nk'abantu mwe murabona yari bogisa wambaye ahubwo araza kutwereka n'ibiri warya ngo uyu nuwahe uri ariko nawe nta kinyabupfuna ugira amahe nka data utamwakiriye mwa ndamuzi urugo nta byo kurya bihari birirwa binywera amayoga ubusa umuntu aje kubasura aturutse i Kigali bakwita nde wowe bahita damuru nawe nzi amahe nka data ba damuru bose nzi baba bagira ubwenge ufite umushitonge bita damu afite mu mutwe kandi sha wa wundi nanjye ni inshuti yanjye yo mu cyaro iwacu hano uyu ni uwahe igihwinini amahe none ureba none mbese si umugore si umugabo bose baraniranye uravuze ngo waje kugira umugore wanjye umwereka ayo mata ko ushaka kunjyanira umugore muri iki giturage ashaka kugutwara reba umuntu yaje yambaye ngakwereke ububombogosho wagira ngo ni nuze wagira ngo ni idongo umva aya nawe amahinga ni idongo umva ariko aba bantu sinarinje kubasura koko ni gutya mu ngenjeje i Kigali mugendana amadongo mu mavi oya ni ukuba nyiri umusore nyikomeye ari umuhanzi baririmbye ngamushikake yira ubu urajya ni bwa buti bajombamo burushete uratekereza neza cyane ibintu uri kuvuga nibyo ijana kuri ariko mfite ikibazo wahe mahe nka data ntabwo tukuzi waje mu rugo rwacu ruwahe nituziranye ko kuva cyane ntabwo nziranye nawe mahe nka data ntabwo nzanye n'utubuzi singaho umuntu bavuga ko mageragere hafungiye abantu bafungiye ubusa none singangiye kuzira ubusa nanjye none waje ubundi do uri umujura reba izi nkovu zose n'iziki warangiza ukambara bogisi ariko urundi ruhande ndakugarukaho
umuntu tuziranye koko ndabasanga umuntu yicaje hano umuntu ngewe ishuri reka nkubwire ndabasanganye urabibaza nimba bazi yuko uru rugo rubamo umugore mwiza w'igikorere w'inzobe nari nicaye hano ari gutambuka agenda njya kubona aransuhuje ngo bite ngo ati ni byiza araza aricara ariko mana yanjye noneho sheri ufite indi nkuru noneho nziza ninde wapfuye ubanza uri buki ibuka ka kitiro kawe ujya wambara kuri noheli ushyira ku mutwe urabizi ko wasize ukanitse ku mugozi sheri yakicaye amahe nka data ntago wagashyiraho inyongo bikunde akagezeho za bogisa none se twebwe ntabwo Kigali twicara ku bintu nk'ibi ngibi ko nicaye hasi nari nyobewe kandi umugore wanjye gahari ndi umusirimu muri kuntu nkeye nimba ari ijambo riri kundya mu mutwe ni ndi umusirimu njye ndi Joe Postel bro njye narambe no kubona ubwo buguru bwawe wumvise ikintu ari cyo ngo ni Joan urinde ngo ni Joan ndi Joe Postel bro none watubeshye ntabwo witwa Damour njye ndi Damour ahubwo abantu koko icyaro ni kibi mwaretse inzoga koko mwabantu kaninywere mbabiswe ubu kuko wa mugore we reba ukuntu umeze nta kabaraga nta toto waretse inzoga koko maze ninzire kwa mbehone Damour inshuti yanjye ni umushuti wanjye twariganye mu ishuri none se ko bavuze ngo ntabwo nzi uri kunyitaka none twiganye nyine menya ko twiganye none se twiganye ndakuzi agaruye ubwenge buhita bugenda akaba abantu koko ariko urama ku mafaranga ariko sheri njye ntabwo mbese ubu ndabaha amafaranga yo kwirirwa munywa inzoga aramaze urwagwa hari izo ushyira icyuma amafaranga uduha ugomba no kutugenera icyo tugomba kuyakoresha ubundi nimba ugira amafaranga ubona amafaranga yo kugura izi nkweto ukagira amafaranga yo kugura izi nkweto yewe iki aya masogisi sheri yambaye elastique do hari umunyakigali wabuze ugira ubwenge kuko ntabwo wabona igihe umwanya mwiza wo kunywa akagwa nka abona amafaranga y'inkweto akagira amafaranga y'ibi ngibi akabura amafaranga yo kugura ipantaro koko mwababyeyi ko mubona mukuze mwatuje mu kubaka ngenje Kigali n'abaminisitiri urabona twarasenyewe minisitiri yirirwa uducuma tw'urwagwa mu ntoki ndabwiye nje Kigali n'abaminisitiri kubera ko akakagwa ibintu by'Ikigali ni ibigoryi ibintu by'Ikigali ngo dutuze ngo twubake ubu sarabona inzu yacu yarasenyutse reba inzu yanyu ukuntu imeze ibisi bihumbagora hariya ni ukodesha kandi niho wicaye njye inzu Kigali mbamo yicaye n'umubuni wabona aho uca ubu se amarara murayikira ahubwo avuga uti wesenga Imana ngo mfashe nsohokemo hano amahoro bitari ibyo urasohoka aro ngato ndabarahiye umwaka ni musoza amahoro reba inzoga muri kwibaza ubu ntago ayo mafaranga mwaguzemo inzoga mwayaguramo agakoma isuka hano harimo isuka hano harimo ifu y'igikoma nimwanywa mukagira itatu n'abandi babyeyi urasuzugura umuntu w'umugabo niwe mu gikoma umugabo w'igikoma ntabwo yumva igikomye mu nzu nta nubwo azi gukoma umugore uyu mugore niwe umushyigikiye use ndamenya uri mukuru ari uhe ndamenya uri ufite ikinyoma ari ubwenge se singewe mu gasantere turajya ryari mu gasantere gukora tujya gukomeza kujya kumwe turagapfa kuko yako urabona kwa murokore bambwiye ngo aya twasize ninjoro twazize ibiceri turuwasi harimo umumanura jipo muri 300 wagira ngo wanyweye agacuma wanyweye akagwa wagira ngo kapfiriyemo imbere nahetse kujya inama ariko z'ubugore kari kunuka nahetse kujya inama z'ubugore bamubwira ibyuko kapfiriyemo imbere baho byibone ahubwo reba ikirimo uba ari cyo agaciro ikirimo nicyo wagira ngo gikozwe mu kabeba kapfuye amahanga data mwahetse izi nama z'ubugoryi koko z'inzoga mwabonyemo harimo ubutwari mu nzoga turigendera njye nawe urumva turangiriza ibintu biroroshye uyu nabwenge nama waba sheri watinyuka kugenda wambaye bogisa wibagiye ku muzima
wamuha iki bazimanura abantu bafite ubwenge bakwakiriza iki uru rugo rwanyu se rwo rurimo iki si ibintu by'ibiyoga gusa biramazi wo waje uzanye iki hano uje uje gukora iki wazanye iki harya ngo ni muri banke populaire umuntu agenda agatumizaho icyo ashaka hano urabona muri banke populaire ugiye gutumizaho icyo ushaka kuko nzi ko muri banke uragenda ukavuga ati ndashaka cya kiyoga kimeze gutya hano ni muri banke populaire afite umutwe mubi damu abadara umutwe abantu umuntu yaratakiye asuye dore ibyo bamwita cyakora ufite umutwe mubi bro wagira ngo ni ikariso y'igare ntago naripfa ufite umutwe mubi ibi ni ibiki koko kubera iki hari abantu bameze gutya koko ako sheri afite telefone nk'imwe yawe wese iyo muza mwaretse inzoga mukagira smartphone nziza nk'izi ngizi turusha telefone nziza sasa iyi phone urayinywa hoye iyi phone irimo mambo jini zituma tumenya ahantu isi igeze kugira ngo ugeze kuri aho hantu yagisigeze ugeze mwaretse inzoga kuko mwababyeyi ngo excuse ukuntu ufite umugore mwiza aretse inzoga yagira itoto ryiza nawe ukuntu ufite umugabo umeze neza aretse inzoga yaba umugabo ushitse ukandagira agahano rero ngo ukurure umugore wanjye ntabwo wamukurura mugabo karame mugore umuntu tumutekerezeho kabiri ari kuvuga ngo arabona uri mwiza kandi ni umugabo nanjye n'ubundi nawe urundi ngo arabona uri ntabwo ari byo muze aretse inzoga yaba umugabo mwiza ukubereye nawe uretse inzoga umugore wawe ukubereye damuru warakuze turukana kera wowe ndakuzi cyane nyine se igituma ubwonko bwanyu bukira hepfo ni ibiyoga mwiyahuze sibyo aho kukubura aho nakubura ukagenda umva ko twiganye uri umwana w'iwacu nta mucyaro ariko kugira ngo mbure mambo jini ntabwo usimburuka cyane wagenda sinku wagenda ukajyana nkarumwa urimo iki ngo njyewe amavere bakuko se mategana stika sheri tuma umwanzi excuse moi ariko je nawe uvuza akantu tuzi mwana ugakuye njyewe urabona ngo uri igihwini njyewe mfite mutwe nzi icyo bita je de pas français damuru ni tutya hajya bari imbebazi sinigaga arya nyibuta byabihe damu sinabago wakangana umugore ajya mfata nk'iki ishusho ngikira wirirwa gukopera ubona uwanyuma none dore bihukiye kwicupa ntabwo byari ngombwa yuko ubibwira umugore aya ntabwo nabimenye nawe se biki nari ikimara mu ishuri ntabwo ari ikimara ahubwo byarangiye bigeze no kwicupa wimushyiraho ifoto sheri wanjye wari ikimara utunga umugore mwiza nkayo reba uyu nguyu wambara bogisa aturutse kandi baruteze yatega se amafaranga utega arayafite mutuye na kure mugire nawe urayimaze ntabwo nayimara mu butamu tugurane gira gutya turebe Mbese mwaretse ibi bintu by'ibiyoga ko ndumva nabifata nkahita mbijugunya kure mukubita n'inyuma umwoshyi mukubita reba kineye umugongo ubu se kino gisaza kuko twebwe turi imanga uw'inyuma ariko umukubita uw'inyuma atagukubita uw'inyuma ibihumbi 10 nategesheje mva i Kigali none ariko mana yanjye kuki utabitwoherereje kuri telefone ngo tubinywe ni urukundo mbakunda none nsanze mubayeho mu buzima bubi nsanze mubayeho mu buzima bubi sibyo tugende nimba hari umuntu najya nekereza nawe urimo kuki se njye nabatekerejeho nkabasura reka nkubwize ukuri umeze nk'indagara nigeze kujya ahantu mwirimbi mbona umupfu avuyeyo rero naniyicara mbona umuntu atungutse nongera ngo umupfu undi ko wari wicaye ubu nari nzi ko mu cyaro mumeze neza mwubatse mwaguze imirima mworoye mumeze nk'abandi babyeyi none inzoga zarabishe abana banyu se bari he wagicucuwe umva umugabo bwira igicucu bagusurire sure ngomba gusura icyo cyagushobora
Amahamwe akwemeza. Haswa gisubiza ko Amahamwe akwemeza. Wongere niyongere ufite wumbuye umusuzi wawe. Nanjye musurire. Yego. Ariko atagusuriye ngo utagusuriye ngo mwite kibura rinyota none umushenzi w'inyamirambo ambaye asuza. Asi ni bogisa. Iyi ni imyenda myiza y'urubyiruko rw'iki gihe rumeze neza. Twarubyiruko wenda kureba nka None do nkashaje do unufite imyaka 25 ufite imyaka 27 none do atanyo kumwoyo. Urakoze sheri. Reba ukuntu mumeze kwera wagira reba isura yagiye imera nk'umukecuru imyaka 60 neza. Nasetse Fasire kuvuga iryo riko. Ndashaka ko dukora kandi duhagaze tugere kwasi. Tuzo ko ari ngahe? Yego ko mana we. Urigi. Iyi ni 16. Kandi akatigeze izamo. Ruva ye 16 ya nyaje. Kati yajemo sinsetse. Hano se kuri maju. Yango yore nta kibazo. No Birarangira ute? Yatanyo kumwoyo. Action. Yatanyo kumwoyo. ndagushimiye. Nanjye nzi buriya iyo ndi kunywa agacupa cyane mu isantere mba ndi kwiga ibitutsi. Hari None akaririmbo twajyaga turirimba iyo turi mu gasantere ngo nza kunywa byewe. yego wowe ugiye kwantona ngenda nera nza kunywa byewe. Uhita uvuga kwantona ni ukuvuga ngo yego we nza kunywa byewe. Urugo ntakumiro we. N'abatakunywa yego we bona bakena. yego we Ubuse badamuru b'ibigoryi. Kambabazi ubuyo mwaryamye ninde ukinga urugi koko? yego we Ninde ukinga urugi? Karico mbabaza y'umwana w'umuntu afunguye Imana yafunguye ntawe ushobora kurufunga. Twebwe dufite Imana ikingura urugi rwacu ikanarufunga kubera ko dushuwe muryama nicyo kiri ekiri kugusunika. ntabwo ubona ko harimo distance. We Reba umugore wawe reba n'ahantu yicaye. kagora mendiba yini. Njye sinshaka ko nanyigera namwe mume maka agati. nuko mba mbona ukuntu kiyizi ikintu cya danga. Utamusudu we siwiza. Murasa nabi muranuka wajya n'ingurube. Ntabwo twagira se Gomana ndisha. Tubikora TikTok. Je suis quoi? Excuse-moi. Uru rugo nta kumiro ko. Urugo ni urwa nyoko wa gicucu. Ngenda ngomeza ngushimire kuko uri kumubwiza ukuri. Ndibaza ninde ugira undi nama? Ninde wubaka ikigoryi muri twa ninde ikigoryi kikurenze naho ikigoryi kirimo twese dufite mu buzima yambara bogisa. Ko nawe wasanganye bogisa. Bogisa nyine mumenye aho igihugu kigeze se. Bogisa Turi muri sama. Sama ni kwande hano turi mu rwa paka na Kevin ntago turi mu rwa sama wagicucu we uri kwasama. Uri kwasama asama turebe. Ntago mvuze kwasama. Tandukanya kwasama na sama. Uri kwasama. Oya nyamara natwe ibyana byacu nabyo biri gusa. Ni muryame mureke gufuza ayo madirishya ari kunsa. Arashaka inguvu jini imfura yanjye. Mureke kunsa nagusomya muka. Abana banyu ndumva bari gukubita inzu. Abana banyu bo ninde ubarira ko? N'abana bacu se abana banyu. Nakomeza ngushime kukuvugisha ukuri z'ubwo. Tegereza ibaze ko iburi kubona ari ibyoroshye none bigiye kuza. Ni ibiki tugiye kugukorera? Uzi ibintu tugiye kugukorera. Umuntu yabasuye mujyana kumukubita. Urakubiswa. Muraseka habaye. Narinzi ko ngiye gusura abavandimwe mu ntara. None dore ibyo banyituye ba. Abavandimwe bawe bari hano. Wakongera ukangura mu ntoki ngo uranyishimiye. N'abavandimwe bawe bari hano. Uyu ni twiganye. Wigara nani? Wani wize nyuma ye. Nje ntago nize.
muteretana ku ishuri muteretana maze nyine arateretanye ku ishuri nese ubwo nabimeze ibi nibyo mwaharaniraga se Yesu weza kunywa sorry nguvu nzakunywa arakisha ikubite n'inyina umwose aya ariko muri mugashigira abantu bakubita abana Damuru niki ko mwandakaje ubu ngubu byanande ahubwo ibaze ko warakaye utari wanakubitwa amani ko warakaye utari wanakubitwa katuganire nk'abaryi b'imbuto mbe muretse baye muzima umwara aba muzima akagaruka ubuntu ese nibifuku bafite niki twubahuka wadusanze iwacu Damuru wakoze kuza nukuri n'iby'agaciro gakomeye cyane nukuri uri umwana mwiza mpamvu uri intangarugero mu ikaritsiye nge ahantu hose baranzi ko nitwara neza kuvuga ziba ubukoze neza nawe uri kuntu wenza ubukoze neza kuko iyo umuzibishije numva mbyibushye yego shiri noneho arengeze wari ugeze aho umubwira ngo ziba ziba noneho nukuri turakwishimira wagira ni filime bari gukatinga kwibagirwa ibyo navuze niyo mpamvu ndi umufasha no kumwibutsa kuvuga ziba kugeza aho yibagirwa uri kumva nukuri turakwishimiye wadusuye kandi waturi umwana mwiza nukuri twari tugukumbuye cyane ese reba ibintu mwanyito rero niyo mpamvu muri kandi tukubwiye duti ngaho utaha nitahire yego muranyirukanye nta minota 5 mazano mu rugo rwanyu none ngo nitahire baramata icyo bashaka ni inzoga gusa waduhaye amafaranga ariko nawe nge ntabwo ko nahabaha amafaranga y'inzoga uyu ni umunyakigali kandi abanyakigali bafite icyo bita rata Damuru inzoga inako amafaranga ese ikirombe mwagurishije ni mwayamazemo ari ikirombe amayoga ikirombe ni icyanyuko cyangwa ni icyaswa mu reba gino rata shari wanjye yarakubonye aya mbandira ni kuri atwakira amafaranga y'ikirombe yose muyanaze mu nzago muri dundugo ukuntu bimereza ako rata uyu mugabo yaranani urakoze nta kibaye wese wo mugiriye inama tuza okay urakoze bari kukumera sha ongera sheri mushya ariya nayo nindi kuvuga uti jya kuri ubusa bwacyo hano noneho zageze mu bwonko ndabyemeye nanjye ndumva noneho ziri kugenda ariko mana yanjye ndi kubwira wowe ntabwo njya mvugana n'abantu bateteje je suis content je suis la de vide je vais kubyumva je ne kubyumva fo mbo ta muri kunyirukana koko muri amazi aka kanya duha amafaranga imyaka 10 yari ishize tutabonana ufite surprise kubita ingeje iyo sheri yavuze kwe aba yavuze kuko njyewe nyine ndi umutware ushaka kunkubita ngo ngende ese katurebe genda none telefone yanjye telefone yawe ntabwo ibyo bindeba genda watubuye umubare w'ibanga wawe twebwe ubwira umutware turakuraho make nayo twagugenda vuga ndabona uyu mugore ndabona biza mwongorere telefone urayisiga abantu n'ibisambo aravuze ngo akanyuko karakoteye sorry wamaye icyo gikweto nari mwicishije ukweto utagwa yego umugore mwiza urazi se nanjye ngishije abera ikigo rye arayisize ariko yumva ikibazo ariko harimo umubare w'ibanga ubundi turagenda mu gasantere dufate
n'ibinyama tutumiza tubati muzane turanywa izipfundikiye tube tumeze gutya bafungura ijuti sheri nzaguhaye uzama hayira ahabwe nawe utangiye kunyigaruka kumunize sura umugore wanjye ne wama umva nyine mubwire kabiri ariko uramwenda erega ndi kwikanga ndi kukubona nkagira ngo ni cya kigoryi nakuyobewe umva mubwire twe ndi tugiye kuvugana nande hari urinde uri mambo nakumenya uri sheri wanjye wowe nyibuze Kavine nandiye kuvugana na paka nambona kimoje ndi kuvugana nka pasi na paka pasi njyewe niwe pasi paka umugabo wawe ugikorera niwe mugabo wanjye ntabwo wari ubizi kandi maze kuvuga ngo ndumva zageze mu bwonko noneho narebaga nkabona uri damuru no kwa nyine ukuntu tugiye nawutumundi igicucu damuru namubwiye ngo agire nabyibagiwe sheri urazi ukuntu ibintu bimeze twebwe uri kubyumva ukuntu tugiye kubigenza nyumva buretse kwijuta tugiye kugenda dutumiza inzoga zipfundikiye noneho tuba tujye tutumiza tuvuga ati zana ntabwo dufite kuvuga turajya dutumisha gafite telefone zana ntabwo umuntu ufite na telefone yabura amafaranga mfite ikintu nshaka kukubwira natwe turi ibigoryi tureba abasinzi nge nawe ubwo z'urugo rwacu ruzamera rute noneho reba ikintu kinsetsa ariko iterambere ryacu natwe rirabarirwa ku nta terambere dufite ariko pfa kuba turi kumwe tuzagira iteranyuma ari nge nawe ariko tuzagwana kuko ariko aho kugira ngo dukire tutari kumwe no kugira dukomeze dukene turi kumwe ibyiza ni bibi mbona nkushuka mbona nkushuka gute wamva nkushuka gute ngenda vuga tugumane warya ngenda umugabo cyangwa ni mugabo niwo ntabwo nabyibagiwe iyo urebye ubona umugabo ari ndari nge nawe ufite mu mutwe undi ubugabo ni mu mutwe mbona twese turi abagabo nge mugabo niwe mugabo ngenda umugore uri madamu kumana yanjye none se sheri nimba ndi umugore uwo ni wowe unyoshye abagore baraboshya kubera ko umugore ngo yohereje Adamu ariko Adamu ni igicu jayanza kuwanda Adamu ntabwo eva yari kunyoye asevu ubona ari igicu ariko burarimo akandi kantu byatumye eva abona ubusa bwa Adamu amwereka indyoye ibintu noneho nimba cyangwa Damuru niwe Adamu ko nabonye ibintu byawe bitameze nk'ibya Adamu nawe mba mbona nta bwenge ngiye ndi igicucu kibi cyane ahubwo ndi kwibaza Damuru umusaza namubonye n'umwe Damuru ushobora kuba ari we kurya umwambi mu kanwa ceceka atadutera amabuye byaze nta bwenge ufite aratunga kiyazi ku buzima bwacu bwanyu sori sheri turakundana nawe usigaye ukunda guhora unuka ubwo utangiye biki nyoko uzi ko ari ubwa gatatu uvuze nyoko kuva bwacyo naho dutahe rero kunyuka irangire nawe mwana ntiwongere kuvuga nyoko nize dutahe nize turaguma hano kuzana nyoko ya buri kanya ababyeyi ibintu nibyo ntabwo dutahe iwacu hano uri n'iw'abandi se ahubwo inzu yacu yimutse ariko ahubwo niwe wimutse kuko nta ubwenge bwanjye ahubwo biroroshye nyamara ikigore cyane ni ikinyabwenge
yewe nzi ko ndahandi urugo rwacu rwagiye barwibye umunyabwenge inzu baje barayiterura niko wabitekerezaga njye nabonaga turi ahandi numvaga twagiye kwa Damuru ni Nyamirambo muri Ndagaso wari uzi ko nari umunyabwenge ngenza ubwenge nubwo muri kundeba usanze mbuzi turi wa arya hano ni hehera reka uri igicucu nawe ntabwo turi iwacu warumbeshye ngo turi iwacu nyine turi iwacu wacyana narindi kubaza ubwenge ubwonko burambwiye ngo hano uri ni iwawe ariko iwacu hahindutse ntabwo wahindutse urugo rwacu ntabwo ari rumeze uyu si wa mugozi wibye ejo bundi hari ahepfo we tukawumanika ko twibye none se nitwe ba mbere cyane nitwe ba nyuma baba babibye n'ubundi tuzakomeza twibe tuziba paka dupfuye uri igicucu we peti ubundi twiyemeje yuko ayo kubakisha urugo tuzajya tuyanywera ubundi saa kindi zaba ari ikindi tujye mu gasantere noneho tugiye kujya turaza dutumiza twerekana telefone ya Adamu we zanabye banze ngo wagurutse cyangwa uramagurutse magurutse ariko ndumva bigoranye none bwo magurusanya ako kuba uri kunsiga sha niyo uri kunsiga ubu ugiye ujyanye iki fata bene wanyu fata bene wanyu turanyura he tunyure hano ngaho iwacu tugiye iwacu ntabwo ariho tugiye kunyura hano tugiye mu gasantere hano ni iwacu ariko ndabona wahindutse nabaye mwiza ntabwo uri umugore wanjye umugore wanjye nakubona arakwica wanshinze umugore arakubona gukubite sinzi impamvu uri kunyishinga ufite makubere ni okay kuko nari uwawe niyo mpamvu nsize wowe twagenda fata bene wanyu ako ntabwo wamfata nk'umujura mwana mukoboye umugore wanjye arakwirenza wowe fata neza mufunga muryame cyangwa muryamire imeri n'ibisongo mwanjye aya ni abana bacu twe turabyara ukavuga ngo baryamire ibisongo n'ibihangane tugiye mu gasantere uwatwimye arajya tugiye mu gasantere nzi ko tugiye mu rugo ariko urugo uri ikigoryi ese iyo utaza kungira mu buzima bwawe byari kugenda gute nariyo kuba ndi muzima kuko wangize igihori ninde wavuze ariko shiri urangushije wowe urabona wowe urangwisha ukankuramo ingofero nanjye yanjye do nyambika nanjye yanjye yagiye ambika bene wanyu neza ariko ndi umugabo ariko ikintu kirenze n'ukuntu amacupa yacu arahagaze kandi njyewe nyiri kuyanywa nanjye napfa buri wese n'icyo yari yambaye ariko twageze mu gasantere ni hano aha ni mu gasantere kacu twaguye reka twiryamire ngo shima Yesu umucunguzi shima mana yadutanga ngo shimana mwuka wera watugushije ngo wowe nujya uhemuka kandi nuko bisani uri igicucu ntabwo ikuza kandi nuko bisani ntabwo ikuza mana yacu ni hano ariko ufite akazi ko kugenda ufashe ino ngofero niva nawe nkubone hano aha abana eza tuzajya mu ijuru